umugoroba mwiza kuri mwebwe mwese mukomeje gukurikira gahunda n'ibiganiro bigiye bitandukanye TV1 iba yabateguriye, kandi mpamya yuko muba mwanogewe na gahunda zigiye zitandukanye z'ibiganiro bya TV1. Uyu ni umwanya w'ikiganiro iby'iwacu, tugiye kuba nanone tuganira kuri byinshi bigiye bitandukanye cyane, nk'uko mu bisanzwe mubize muri studio nkaba mba ntari njyenyine. Uyu munsi mfite umushyitsi, mfite umutumirwa tugiye kuba tuganira ku nsanganyamatsiko n'ubundi twateguye turi buze kuba twitsaho cyane. Iyi ni imwe mu nsanganyamatsiko abenshi cyangwa se abafite ubushake bwo kuba bakwikorera bakabaye no kuba batekerezaho. Turaza kurebera mu mfuruka zigiye zitandukanye z'uburyo ba rwiyemezamirimo bacu b'u Rwanda niba koko bashobora kuba batekereza ku bijyanye no kuba bakora imishinga ikomeye. Twibaza tuti ese urubyiruko rw'u Rwanda rushobora kuba rwakora imishinga ikomeye? Iki ni ikibazo buri wese yakwibaza, ariko nanone akaba atari benshi bashobora kuba bahita bakisubiza mu buryo bworoshye cyane. Turi kumwe n'impuguke rero iri buze kudufasha ahanini kwinjira by'umwihariko noneho muri iki kibazo, turebe koko niba uru rubyiruko rwacu rushobora kuba rwabona cyangwa se rwanakora bene imishinga ikomeye, uretse kuba batangirira kuri twa dushinga dutoya tubafasha kubaho. Ese hari uburyo bwaba buhari bashobora kuba batekereza bya bintu bikomeye bishobora kuba byabagirira akamaro k'igihe kirekire? Niyo mpamvu ngiye kuba mpa ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi Rukundo Sam, turi kumwe mu kiganiro. Tubaye ikaze muri studio za TV1. Urakoze cyane. Nkuko nabibabwiye turi buze kuba twitsa kuri iyo nsanganyamatsiko cyane, akaba ari ndetse n'umuyobozi w'ikigo cya HPG. Ntago akuze cyane, nawe aracyari urubyiruko, birumvikana cyane. Ari nayo mpamvu twahisemo ko yaza kuza kuba adusangiza ibitekerezo ndetse na byinshi afite, cyane ko ari rwiyemezamirimo umaze kugera ahantu hashimishije, ariko yanatangiye nk'abandi bose nk'uko buri wese yatangira. Ariko umushinga we navuga ko nawe yatangiye neza, kandi aratwereka inzira agiye anyuramo. Ari nayo mpamvu ngira ngo mpite mpera mu buryo bwihuse cyane tudatinze. Sam Rukundo ni muntu ki, akora iki, yatangiye ryari, ibyo akora? Urakoze cyane. Sam Rukundo ni umuntu nk'abandi usanzwe, ni umunyarwanda, ni rwiyemezamirimo nk'abandi bose, ukora bizinesi zitandukanye. Hanyuma watangiye ibyo ari byo byose urikorera, ndahamya ko wikorera. Igitekerezo cyo kwikorera cyaje ryari, wagitangiye ute? Noneho duhere mu mizi by'umwihariko. Igitekerezo cyo kwikorera ntabwo natangiye nikorera, nabanje gukorera abandi, banje gukorera abikorera, nyuma nza gukorera na leta, nza no kumfasha njya kwiga hanze. Igitekerezo cyo kwikorera rero nagikuye aho nigaga mu Bushinwa. Burya iyo ugiye kwiga mu bihugu byo hanze hari ubundi bumenyi uhungukira, hari na experience uhakura ku by'ubuzima. Yego. Hari ikintu tumenyereye cyane abantu bari barishyizemo, cyo kumva ko gukora business ikomeye, gukora projet ikomeye bisaba amafaranga menshi, bisaba se ubumenyi buhambaye cyane. Nibyo wenda ntiwabikora udafite ubumenyi, ariko nanone ngarutse cyane ku cyo kuvumbura, kuvumbura ikintu gishya gishobora gufasha abanyarwanda muri rusange cyangwa se n'abatuye isi muri rusange, tukumva ko ari ikintu kizavumburwa n'umuzungu. Sinzi niba ku kantu nawe ukazi. Umuzungu niwe uvumbura, icyavumbuye cyose ni umuzungu. Njye ntabwo ariko mbitekereza. Njye ntekereza ko n'umwirabura aravumbura. So ni naho ku igitekerezo cyo kuba navumbura product ya medical discount card cyangwa se discount card muri rusange, ikintu gishobora guhuza abantu benshi, serivisi zitandukanye. Umuntu niba ari mu Bushinwa akumva ko naza mu Rwanda azahabona serivisi nk'uko ayibona mu Bushinwa, kandi bikungura u Rwanda, bikungura na wa wundi wagendereye u Rwanda. Urugero rwa hafi, buriya hari abantu
batajya bakunda kuza mu Rwanda atari uko batabikeneye ahubwo bitewe n'ibihugu bakomokamo ugasanga wenda ari buze mu Rwanda mu mpeshyi ariko akaza avuga ati ningera mu Rwanda mu mpeshyi igihugu iwacu ko hakonja aho ningera uruhu rwanjye ntiruzangirika ese nzabona ubuvuzi ningira ikibazo mu Rwanda dufite amahirwe yo kuba leta y'u Rwanda ishyira imbaraga cyane mu buvuzi ariko nk'abanyarwanda dukwiye kwifasha tukagira ibyo dukora bishobora kwereka abatugenderera ko niyo yaza mu Rwanda akahagirira ikibazo agakenera aho kuryama ntawe baziranye atazagomba uzi kujya mu gihugu ugakenera hoteli ukagomba kwishyura kugira ngo bayikujyaneho ukarwara ukavuga uti ese nzivuza nte so aho niho nakuye igitekerezo kumva ko nk'abanyarwanda dukwiye kugira ikintu dukora gituma umunyarwanda muri rusange atera imbere ubuzima bwe bukagenda neza kubona serivisi bikamworohera ntitwumve ko hari uzabona serivisi undi agasigara nzajya Marriott kuko mfite nkoraha nzajya Hilltop kuko nkoraha kandi buriya uko mbitekereza hari abakiriya burya bajya babura serivisi atari uko batabuze ubushobozi. Hari ikintu ukomojeho ngira ngo nanjye nitseho utubwiye ko wize mu mahanga ari naho icyo gitekerezo kibanze cyavuye cyo kugira ngo ubashe kuba wanatekereza noneho kwikorera gutanga serivisi zitagaragaraga hano mu gihugu. Bivuze ngo urubyiruko rw'ubu rushobora kuzagorwa no kuba rutaragenze cyane kugira ngo rurashe kuba rwakora imishinga ikomeye. Oya ntabwo ari uko batagenze cyane. Icyambere no ndavuga bari mu gihugu batarabasha kugenda ubu turaziranye uru rubyiruko ibyo nakuye hanze nabizana nkabihuza nawe n'ibyo wakuye ahandi tugakora ikintu gikomeye. Ntago gukora proje ikomeye bisaba kuba waragenze cyane mu bihugu byinshi ahubwo kugira foresight kutiyumvisha ko uzagera ku kintu kuko hari uwagusunitse cyangwa se hari uwagusapotinze kumva yuko wari ugomba kwitegurira avenir uzaba wejo niho ugomba kwicara ukavuga utejo nzaba minisitiri ntabwo uzagenda ngo bakugire minisitiri gusa uzabikorera ugomba kubikorera. Proje zikomeye rero nk'urubyiruko dukwiye kuzikora tutumva ko umushinga business ikomeye kera nabajyaga ngira ngo umuntu ufite company ikomeye ni umuntu ufite uruhara ufite imvi oya ntabwo ariko byari bimeze. Urubyiruko rwakora proje ikomeye cyane ko twagize n'amahirwe leta y'u Rwanda igateza imbere uburezi hari ubumenyi twajyaga gushaka hanze uyu munsi mu Rwanda buhatangirwa kandi mu by'ukuri mpamya ko ubumenyi umuntu aba afite bwose ibyo yize byamufasha gukora proje kandi ikomeye. So ntabwo bisaba kugira ngo umuntu ajye mu mahanga n'uwize mu Rwanda ashobora kwicara. Hanyuma ni irihe banga wa mugani ni ibihe bintu bikeya umuntu ashobora kuba afite wenda mu rubyiruko dufite kuri ubu twaheraho kugira ngo wa mugani tureke wenda guhera no ku maproje yayandi ari hasi yayandi tuvuga ngo nadufasha kugira ngo wa mugani tubone uko tubaho mu kwezi kumwe amezi 2 cyangwa amezi 3 twakora iki kugira ngo urubyiruko rwacu muri iki gihe rugire imishinga yagutse ndetse ishobora kumara igihe kirekire? So icyo twakora ikintu cya mbere ni ukwitinyuka. Icyo ni cyo kintu cya mbere gikenewe no kurenza ibindi byose. Icya kabiri ni ukubanza ukiyumvamo ubushobozi kuko njye mbere yuko ngira icyo ngufasha nzabanza mpere ku cyo wifashije. Yego. Icya gatatu ni ukumvira inama tugirwa n'abayobozi bacu. Inshuro nyinshi abayobozi bacu batugira inama zo
kwiga kwihangira imirimo. Ntabwo niba kwigisha kwiga kwihangira imirimo uzumva ko uzahera ku korora inkoko. Ushobora no kureba inkoko hari uwayoroye, hari uwazanye icyo gitekerezo, inkoko hari uwayoroye, ariko ushobora gutekereza nawe kuba wakora na telefone, uyikora aza kurusha iki? Ubundi buri umuntu ukora telefone cyangwa ukora imodoka, simpamya ko ari uko abaturusha cyinshi, kuko turi bamwe, ahubwo icyo aturusha yaritinyutse. Kandi yitinyutse, today umuntu, aba bantu ubona bakora ibi bikoresho dukenera bikomeye, binaduhenda kubibona, babitangiye ari bato, bitinyutse ari batoya, ntabwo bavutse ngo babisange ku isi. Ni ukuvuga ngo baritinyutse, bashyira imbaraga hamwe, batangira gukora bakiri batoya, bajya kugera aho bageze uyu munsi. Kuko njya numva, sindamubona, wenda nzanamubona, uwo numva ngo ni Bill Gates ni urugero. Bill Gates niba koko amafaranga numva bavuga afite ariyo afite, yayabonye akuze, bivuze ngo yatangiye ari muto. So rero natwe nk'urubyiruko rw'u Rwanda dukwiye icyambere kwishyira hamwe, tugashyira ibitekerezo hamwe. Hari ikintu abazungu baturusha buriya. Umuzungu yabonye hari akantu uri gukora gashya kandi kateza abantu benshi imbere, ntago aguca intege, ahubwo aragusunika kugira ngo uzamuke. Ariko abirabura abenshi, si bose, hari abo abona utangiye kuzamuka, gatangira kuvuga ati ibi bintu ntago bizagerayo, ahubwo agasa nk'ukugarura inyuma. Noneho hari n'ikindi, kudashyigikirana. Abayobozi bahora batubwira dushyigikirane nk'urubyiruko, ariko ni bakeya babikora. Ariko turamuzi tubikoze, ngewe nizera ko abanyarwanda dufite ubumenyi, ku buryo turamutse nk'urubyiruko duhagurutse, tukiga kwihangira imirimo, ariko ku mishinga ikomeye. Nitwumve ko kwihangira umurimo ari ukuzahera ku gukora igare, korora ihene, ingurube, oya, nawe ni umushinga, ni byiza. Ariko noneho igihe kirageze kugira ngo dutangire gukora imishinga ishobora gukora bya bikoresho byinshi dukenera hanze, rimwe na rimwe ugasanga binaduhenda. Turi kuganira n'ubundi ku bijyanye n'imishinga ikomeye, niba urubyiruko rwacu rw'u Rwanda kuri ubu rushobora kuba rwakora bene iyi mishinga. Reka noneho tugaruke kuri Samu nyirizina. Umushinga uyu nguyu watubwiraga, igitekerezo gikuye mu Bushinwa, wiga birumvikana, ugera mu Rwanda, ari kugerageza kubitangira, ubona no gupushinga, ari byo wavugaga yuko wa mugani buri kintu cyose ntago bagupushinga, ahubwo nawe icyo gitekerezo utagishyira mu bikorwa. Icyo nagira ngo ngarukeho, mu gutangira k'uyu mushinga wawe, watangiriye kuki, ubugeze kuki, kugira ngo tuwurebere noneho mu buryo bwagutse, turebe kuko nawe niba ushobora kuba ari wa mushinga turimo tuganiraho ukomeye. Yewe nari maze kujya gukora uyu mushinga, nari maze kureba ikibazo cyari gihari, haba mu banyarwanda ndetse n'abo hanze, ku kintu kijyanye n'imivurirwe. Muri Afurika turacyafite imivurirwe iri hasi hamwe na hamwe, traditionnel. Kubera iki? Leta iragerageza uko ishoboye, igakora ibyo ishoboye, ariko twe nk'abaturage ntituyifashe. Ugafungura clinique, ntiwibuke yuko kugira ngo utange serivisi nziza uzakenera system. Yego. Umuturage akumva ko ivuriro riri privé rihenda, yego, nyamara ridahenda. So nanone hakabaho ikibazo kimwe, kutagira ikarita ishobora gufasha umuntu mu gihugu, yakina no kujya gusura umuntu hanze y'igihugu, ikarita ikazamufasha. Iyo ntabwo ari mutuelle de santé, ntabwo ari mutuelle de santé, nta nubwo ari assurance yindi runaka, ahubwo ni
ukayikoresha mu gihugu ukanayikoresha no hanze y'igihugu. Ubundi buriya discount card ni ikarita ishobora kuguha serivisi zitandukanye aho uzifuza, ariko umwihariko wayo ushobora kuba uri umunyarwanda today, ejo ukajya gusura muramu wawe mu Buhinde, ukazagera ugakenera kwivuza, kandi twibuke ko hari ibihugu byinshi assurance medicale zitari zatera imbere, zitari zakomera, usanga imivurirwe yaho ikiri hasi cyane. Hari n'abantu baba bafite inshuti zabo mu Rwanda ariko akaba arwaragurika, uwo muntu aba agomba kutuzanira amadovize, sibyo? Ibyo tumyemeranye. Ni umukerarugendo ariko se wenda yakubiswe n'imbeho arwara malariya, uwo muntu naba azi ko nta buryo buhari bwazamufasha kwivuza, ativuje 100%, azacika intege zo kuza. Niho nahereye ngewe ntekereza ku kintu bita medical discount card. Medical discount card yabayeho kugira ngo ifashe umuntu waba umunyarwanda ujya hanze, uva hanze, umunyamahanga ndetse n'umunyarwanda uri imbere mu gihugu. Ni umushinga ufata gute ku giti cyawe, ubona ute kugeza aka kanya? Ni umushinga mbona dukwiye gushyiramo imbaraga, atari no mu Rwanda gusa, tugeze n'amahirwe no mu bindi bihugu uwo mushinga wahagera, kuko uyu munsi ni umushinga amaze kugeza mu bihugu bigera muri 27, haba ibyo muri Afurika no muri Aziya, ndetse na kimwe kiri ku mugabane wa Amerika, muri Canada. Ni umushinga nakoze abantu batangira kunca intege. Uyu mushinga urakomeye, urasaba amafaranga menshi cyane, ntangira gucika intege. Ndabyibuka mu mwaka wa mbere nahombye miliyoni 84. Miliyoni amafaranga menshi. 84 ugitangira umushinga. Sinacika intege, ndakomeza ndakora. Ndabyibuka 2019 ubwo nari maze umwaka umwe nkora, hari ikigo cy'umubibirigi cyahise kibona iyi projet yanjye, baranyandikira bansaba ko twakorana, kuko ni projet nziza, ni projet ifasha buri muntu wese kuba yakwivuza. Reka nkubwire, mu Rwanda tugira abantu bafite indwara ziri chronique zikomeye. Hari igihe mu Rwanda tubananirwa tukajya no hanze y'u Rwanda mu Buhinde. Bikunze kubaho cyane. Bikunze kuba. Wa muntu yageze mu Buhinde avurwa ate? Iyo adafite ubushobozi avurwa ate? Kuri rimwe na rimwe tugora leta y'u Rwanda ngo mfasha, sibyo? Kandi twese ntiyadufashiriza rimwe. Niho nahereye nana contact amavuriro yo mu Buhinde no muri za Djibouti, kugira ngo umuntu ukoresha medical discount card nagira icyo kibazo najyayo yakirwe nk'umuntu wo mu Buhinde bisanzwe. Birumvikana turimo turaganira na Sam Rukundo, turi kuganira birumvikana n'insanganyamatsiko ifite aho ihuriye cyane n'uburyo urubyiruko rwacu rw'u Rwanda rurumvikana uburyo bafata imishinga ikomeye, nk'uko mubyumva yuko Sam yahereye hahandi n'ubundi hasi, aho buri muntu wese ashobora kuba yahera umushinga we muri rusange, ariko urumva ko bimaze kwaguka ndetse afite intumbero ndende cyane. Ari nayo mpamvu naje guca inyuma Sam Rukundo, ni muri success stories cyane, akaba ari nabyo tuzajya twibandaho kugira ngo tubazanire abantu nk'aba bafite aho bamaze kugira byibuze batwigishe byinshi biri mu rugendo rwabo, ndetse tunagire byinshi tubigiraho, kuko hari byinshi burya bajya bakora ingendo shuri abantu benshi bakiga ibintu byinshi kugira ngo, ariko n'ibitekerezo nk'ibi biba biri mu mishinga igiye itandukanye, aba ari ngombwa kugira ngo tubashe kuba twamenya uko batangiye, tunarebe niba hari icyo twabigiraho cyane, tunarenza amaso, tunarenza imbibi y'ibyo bakora, tunarebe hakurya yaho. Akaba ari nayo mpamvu negereye bamwe mu bakorana n'uyu mugabo turi kumwe uri kutubwira amateka ye y'ibyo akora. Ndabegera bambwira byinshi mu buryo babona bene ubu buryo bwo kuba bakoresha ubu bwisungane, haba mu kwivuza ndetse n'ibindi. Reka tubakurikire muri success stories cyangwa Root of Success.
gukorana mu kigo cyitwa Impact the World. Maze amezi 3 nkoresha ubwishingizi bwa HPG. Kuva aho natangira gukora na HPG mbona dukorana neza kuko bama serivisi yihuse, harimo n'igabanyirizwa ngereranyije n'uburyo nari nsanzwe mbona izindi assurance. Kandi ikindi nabonye nuko bamfashije gushyiraho n'umubyeyi wanjye nawe akivuza kuri assurance. Aho natangiriye gukoresha ubwishingizi ntabwo bingora. Iyo ngiye kwa muganga nk'ubu bamvuza 100%. Indwara yose njyanye kwa muganga barayasira, mbona binyoroheye cyane. Itandukaniro mbona ahandi nagerageje kubaza nshaka ubwishingizi bancaga amafaranga menshi, kandi bakansaba ko nzatangira kwivuza nyuma y'amezi 9. Ariko HPG narishyuye, nyuma yo kwishyura ntangira kwivuza nta kibazo. Amazina yanjye ni Twagiramata Gentille, umuturage usanzwe inaha, umucuruzi ucuruza hano Sonatube, n'ubundi nkorera hafi y'aha kuri HPG. Namenye HPG yaciye igihe kinini, ariko aho nayimenye nahise ntangira kuyikoreshereza haciyeho igihe, haciyeho nk'imyaka nk'ibiri nyimenya. Imikorere yayo niyo yatumye nza no kuyikoresha, kuko baguha kwivuza, wayivurizaho ikarita yabo ukajyana n'umwana ku ishuri. Iyo ujyanye umwana ku ishuri hari amashuri akorana, iyo ujyanye umwana ku ishuri hari discount bagukuriraho, hari na sitasiyo wanywesha esanse. Numvise ibintu byinshi bikubiye mu ikarita imwe, numva ko ngize imbaraga zo kuba nayikoresha. Inyungu iri mu kuzikoresha irahari nyinshi, kuko niba ushobora kuba hari amasezerano bwite ufata ku bijyanye no kwivuza, ariko hakaba hari n'amasezerano ufata yo ku bijyanye n'ibyo byo kunywa kuri sitasiyo, gufata esanse. Iyo ngiyo ni inyungu ikomeye, kuba hari amadiscount ava ku bintu byinshi. Ubwo urumva mfite icyizere cy'uko ndamutse ngize indwara ikomeye nakivuza neza byihuse. Ubu bwishingizi buvura indwara zose. Nitwa Rwamukwaya Anastase. HPG natangiye gukorana nayo hagiye gushira nk'imyaka nk'ibiri mfite ubwishingizi bwayo. Bafitemo n'udushya kuko iyo ufite iriya karita yabo baduhaye ubasha no kugera, nkanjye mfite imodoka ngeze kuri sitasiyo, iyo nkwereyeyo bamuriraho igiceri cya 20 kuri litiro. Urumva mu by'ukuri ntabwo ari amafaranga make. Abantu bose ufite mu muryango barabishingira, ndetse n'undi muntu yaba umuvandimwe cyangwa umubyeyi ubana nawe cyangwa urera mu buryo bwemewe n'amategeko, nawe baramwishingira. Nasanze rero wari umwihariko. Ikindi kandi serivisi yabo nabonye ari serivisi nziza, birihuta rwose, kandi bakora n'amavuriro mu by'ukuri akomeye, ntiwapfa kubura umuti ufite ubu bwishingizi. Kandi serivisi zabo rwose ndazishima kugeza iyi saha, kuko ntabwo ushobora gusiragira, nta byo kugera kwa muganga ubone barakwirengagiza, rwose bakwakirana yombi. By'umwihariko bifite ubu bwishingizi rwose ni nko gukozaho, nta gutinda rwose, uba wakirwa neza. ni the roots of success, by'umwihariko yagarukaga ahanini ku bijyanye n'iyi kampani turimo turebera muri rusange, uburyo urubyiruko rw'ubu rufata imishinga isa nkaho ikomeye. Birumvikana ari nayo mpamvu ngiye guhita ngaruka kuri Sam Rukundo, turi kumwe n'umuyobozi w'iki kigo, by'umwihariko anatubwire igihe yatangiriye iki kigo kugeza amagingo aya. Murakoze cyane. Iki kigo ubundi cyatangiye 2015, ariko nagitangirije mu Bushinwa n'ubundi aho nigaga niho natangiye gukorera iyi projet. Nibo bantu ba mbere twatangiye gukorana.
nyuma navuyeyo ntabwo nahise nza mu Rwanda, nahise njya muri Canada aho bita Quebec. Ndangije nza mu Rwanda, nibwo nakomeje business mu Rwanda. Tuhamaze imyaka 3 dukora ibikorwa bitandukanye nk'uko babivuze mu kanya. Turagerageza twagerageje gutanga serivisi nziza. Dukorana n'amavuriro akomeye hafi ya yose, kandi yaba imbere mu gihugu no hanze y'igihugu. Kandi akarusho buriya, iyi ni ikarita ishobora kugufasha kwivuza, ukayihahiraho, ukaba wayikoresha ku ishuri, umwana we bakamuha discount kuri school fees, ukaba wayikoresha muri hoteli. Ubundi nicyo kintu gituma abantu benshi bayikoresha, kuko itanga serivisi zitandukanye. Nyemera noneho ngaruke ku bijyanye n'agafaranga nyirizina. Wahoze utubwira uti mu mwaka wa mbere uyu ni umushinga watumye cyangwa se bitewe n'abantu bagusubizaga inyuma baguha ibitekerezo bitagufasha kuba wakwimprovinga business, waje igomba $84,000,000. Ubundi iyi business nyirizina ihagaze amafaranga angana iki? Wayitangije amafaranga angana iki? Ubu ihagaze angahe? Business nayitangije amafaranga atari menshi, kuko ndibuka ko mu Bushinwa nayitangije amafaranga makeya, atageze ku bihumbi 10 by'amayero. Ibihumbi 10 by'amayero ubwo mu manyarwanda nangahe? Ntago ari miliyoni nyinshi cyane, ntago ari miliyoni nyinshi cyane. Ariko mu by'ukuri urumva amafaranga atarenze miliyoni 10 ntago ari amafaranga menshi. Ntago navuga bimwe abantu bavuga ngo natangiriye ku nkoko ngo none ngeze ku ndege. Iyi ni business, ni umushinga nanone bitasaba kugira ngo utangire ku 5,000, sibyo? Ni umushinga nanone utangira ku mafaranga menshi, gusa buryo ufite projet niyo waba udafite igiceri cy'icumi mu mufuka ubona amafaranga. Nanjye ayo mafaranga ntago nari nyafite mu mufuka mu by'ukuri. Nta mafaranga nagiye ntabwo n'inshuti zabonye ibyo twabyibazaho. Niba urubyiruko koko rw'ubu rukeneye ayo mafaranga, ibihumbi 10 by'amayero ni amafaranga menshi kugira ngo rubashe kuba rwakora imishinga ikomeye kandi ishobora kuramba. Uti natangije ibihumbi 10 by'amayero, urubyiruko rwose rwakagombye kuba byize rufite ayo mafaranga? Oya, nibyo nari mvuze. Nanjye ntayo nari mfite. Ahubwo urubyiruko ikintu dukwiye gukora ni ugukora projet, kuko uyu munsi ukoze projet ifitiye inyungu abaturage, uretse n'umuntu ku giti cye na leta iragufasha. So rero ntago bisaba ko ufite amafaranga menshi, ufite projet baguha, ubona abaterankunga bagutera inkunga nk'uko nanjye banteye inkunga. Nibyo rwose. Hanyuma kugira ngo tuze kuba dukoresha igihe cyacu neza, ni nayo mpamvu uri hano kugira ngo wa mugani dukangurire benshi mu badukurikiye, benshi mu bafite imishinga nyamara wenda batabona uburyo bakayihaye umurongo ufatika. Ubwo urabijyanisha no gutanga inama ku rubyiruko ruri hanze aha, by'umwihariko nawe uri rumwe mu rubyiruko dufite. Kugira ngo umuntu akore umushinga we neza, ni iki yakagombye kuba yibandaho? Ibintu bikeya twihuta, hanyuma ugire inama n'urubyiruko rudukurikiye muri aka kanya. Ikintu umuntu yakabaye yibandaho mbere yuko akora projet ikomeye, ni ukubanza akareba aho yavuye, akareba n'aho agana. Ibyo bintu bibiri ubwabyo bimwereka umushinga yakora. Aho twavuye mu Rwanda twese, mpamya ko umuntu wese ufite imyaka 27 kuzamura yaciye mu buzima bubi uko byagenda kose. Kumenya aho wavuye n'aho ugana byakuha projet. Inama natanga ku rubyiruko ni ukwigirira icyizere, ni ukwigirira icyizere, kuko nk'ubu HPG ni company igeze kuba ifite wenda ingengo y'imari itari munsi ya $650,000,000. Wow. Kandi urumva yatangije amafaranga make wenda nubwo imaze imyaka myinshi. So
iyo wigiriye icyizere ikintu cyose wifuza kugeraho ukigeraho. Okay, reka abari na hano duhinira by'umwihariko twari turi kumwe n'umuyobozi wa HPG ni Sam Rukundo ku nsanganyamatsiko twari turimo tuganiraho by'umwihariko twibaza ikibazo kigira kitese urubyiruko rw'u Rwanda rushobora kuba rwakora imishinga ikomeye. Mwumvishe ko umushinga we kuri ubu ngubu uhagaze miliyoni zirenga miliyoni 600 n'amafaranga menshi cyane. Twese twakagombye kuba wamugani kuki tutagira ibitekerezo nk'ibi ngibi ngo tubishyire no mu bikorwa bikunde. Je na Robert Smile komeza unogerwe n'ibiganiro TV1 ikomeza kukugezaho. Shimira n'Umurage Fashions uba wabaye hafi kugira ngo ngaragare neza muri rusange. Murotimana.